n'uyu munsi ibyo Yesu atubwira ngo tureke, iyo kubwiye ngo reka inzoga, reka ubusambanyi, reka ubujura, ni inyungu abagenje ate abagushakira ngo, ariko abantu benshi bazi ko kwakira Yesu bizana igiki? Ubwo n'ubuhumyi. Reka nihute. Reka bari kumira ngo nsemeho munsi yaho yaravuze ngo Satani akomeje kurega abakristo ko aribo bateza ibihombo, ubukene n'imibabaro, aho gutunga urutoke kucumura, kuko ari we nkomoko ndetse n'ingabo ze. Gucumura niko kuzana ibihombo, ariko Satani si byo yerekana, ahubwo yerekana ko ubukene, imibabaro n'ibihombo byose bikomoka ku bakristo. Uwo ni umugome. Ni bya bindi yaroza abantu akabica ubwenge, bakabona ko ubuhake bwe ari bwiza, ubw'Imana bakabona ko ari bubi. Ariko reka mbabwire, Satani reka muve umushinga yapanze. Kino gitabo cyitwa Kwirinda, cyigisho cya 2, reka mbasome nihuta. Yaranditse ngo Satani yakoranije abamarayika baguye, paji ya 10, ngo bashakashaka uko bavumbura ibibi bashobora gukorera umuryango wa mwene muntu. Mube babyeyi mwese mukanguke muntu. Satani yakoranije abamarayika baguye, baje inama ngo bapanga umushinga w'ibyo bakorera umuntu ngo bamwangirize. Mbega inama ngo iraba mbi, inama yo kwiga ukuntu bakwica umwana w'iki. Hatanzwe ibitekerezo kimwe ku kindi, maze ku musozo Satani acura inama ikurikira. Avuga ko azafata imbuto z'imizabibu, ingano n'ibindi bintu Imana yahaye umuntu ngo bimubere ibyo kurya, abihinduremo uburozi buzarimbura ubushobozi bw'umuntu bw'impagarike, ubwenge n'imico mbonera. Yigaruriye inzira ze z'ubwenge, maze abashe kumwitegekera uko ashaka. Umva inama ya Satani. Abwira abadayimoni bati nje mfite igitekerezo, kandi ngo avuga irya nyuma ati reka dufate imbuto z'imizabibu, dufate ingano, ibinyampeke. Muranyumva neza? Ubwo ni ruhande rw'imbuto n'impeke, kuko azi yuko ari by'Imana yaremesheje nk'umuntu ubwenge. Reka ngo ubwenge ubu dufite ubwonko, urugingo rukomeye rw'ubwonko rugaburirwa n'ibinyampeke n'imbuto. Turukujanirana. Satani ati rero birima byari guha umuntu ubwenge, akamenya kwiyobora, akamenya kwigirira akamaro, reka tumwigisha ubwenge bwo kubigengamo inzoga, abishyiremo uburozi, nabinywa azasara, ubwenge buzangirika. Namara guta ubwenge, andi mahano yose tuzayamukoresha bimworoheye, bitworoheye. Kandi ko kuwanyoye n'andi mahano yagenza ati. Yaravuze rero ngo bitewe n'imbaraga z'ibisindisha, abantu bazakora amahano y'ubwoko bwose. Nibamara kuyobwa n'ipfa rihindanye, isi zirundurira mu kononekara. Mu gutera abantu kwirundurira mu kunywa ibisindisha, Satani azabatera kugenda barushaho kugwa no guhenebera. Kugwa no kugenza gute? Mbese iyo nama yarafashe. Ibinyampeke wareba ingano zikorwamo inzoga n'iziribwamo imitsima n'imikati mu miryango, inyinshi nizishi. Imbuto benga buno basigaye barakoze n'ubundi buhanga bwo kuvumbura, yewe no muri za rumari, no mu bisheke, no mu bijumba. Ibyo byose Imana yarageneye umuntu ngo abirye bimeze neza. Satani yatanze ubwenge bubi bwo kubivumbura nk'uburozi kugira ngo abantu babimwe basare. Reka tujanirane hano hirya. Baranditse ngo paje kandebe iyi hirya, inzoga mu muryango niko ikigisho kitubwira cya 3, paje ya 24. Inzoga hehera kunywa inzoga buhoro buhoro. Mu kunywa inzoga buhoro buhoro nibyo shuri abantu bigiramo kuba basinda. Na babandi erega na bya bindi banywa bitari bisanzwe ari bisindisha n'imitobe, na bya bindi ngo nubushera ukanywa ntugenze ute turangiza, ngo nibyo shuri umuntu yigiramo kunywa cyane, kunywa n'ibisindisha. Imigisha y'Imana yahinduwe umuvumo. Umuremyi wacu yahaye ikiremwa muntu imigisha isaza, akoresheje ikiganza cye kigira neza. Yabizo mpano z'ubugira neza bwayo zarakoreshejwe ku rugero rwiza kandi mu buryo bw'ubwenge,
ubukene, indwara n'ubuhanya biba byarashize ku isi burundu. Iyo abantu bakoresha ziriya mpano Imana yabahaye neza, bagakoresha imbuto, bagakoresha impeke, bakarya imboga, ntibongere kubisembura ngo babishakemo ibindi, ngo ubukene tujanirane iki n'ubuhanya n'indwara biba byarashize ku isi burundu. Ariko siko biri. Impande zose tubona imigisha mvajuru yahindutse umuvumo bitewe no gukiranirwa kw'abantu. Hepfo itegereza urugo rw'umusinzi. Itegereza iki? Mwese muse n'abahafotora muharebe, kandi benshi barahaza. Itegereze mu rugo rw'umusinzi, zirikana ubukene bwe bukomeye, ubuhanya n'imibabaro ye itarondoreka. Itegereza umugore we wari usanzwe anezerewe, umureba ari guhunga umugabo we yahindutse nk'umusazi. Mutega amatwi ari kumusaba kumugirira imbabazi mu gihe ari kumukubitana ubugome n'undi ari kumuhunga. Bibaho? Mbese amasezerano basezeranye mu gihe cyo gushyingiranwa kwabo ari he? Mbese urukundo yagombaga kumukundwa akaza, zambaraga yagombaga kumurindisha biri he? Mbega zarashonze kamabuye y'agaciro ashyizwe mu itanura ry'umuriro ugurumana, zishongera mu gikombe cy'ibizira. Ngo rwa rukundo yamukundaga rwagenge rute? Rushongera mu giki? Itegereza abana be basa n'abambaye ubusa, basa n'abagenge bati, nyamara mbere yarabakundaga cyane. Ntibari barigeze bicwa n'umugaru w'imbeho cyangwa ubukonje cyangwa ngo basuzugurwe n'abisi b'abakobwa. Kwitabwaho na se no gukundwa na nyina byahinduraga urugo rwabo paradizo. Ariko kuri ubu byose byarahindutse. Umunsi ku wundi amajwi no gutaka byumvikana ku minwa y'abana na nyina azamuka mu ijuru. Amajwi yo gutaka kw'abana na bande agenza ate? Ngo reba ubwo bwana bwakonje n'agakoti yagenje ate? Yakabuze. N'utwo kurya yagenje ate? Hano hirya baravuze ngo iyo agatama kamuhinduye nk'umusazi, umusinzi ntasobanukirwa ibyo ari gukora. Nyamara wamugurishije inzoga zamuhinduye umuntu utagira icyo yitaho, wafite amategeko amushyigikira muri uwo murimo we wo kurimbura. Amategeko amwemerera kwiba umupfakazi ibyo kurya yarakeneye kugira ngo abashe kubaho. Amwemerera guteza inzara mu rugo rw'umunywi, maze agatuma abana be batagira kirengera bajya gusabiriza ibiceri ku muhanda, cyangwa bakajya gusabiriza agasate k'umutima. Ngo bakajya gusabiriza ibiki? Iyo ni ingoma yande? Umunsi ku wundi, uko ukwezi guhaye ukundi, uko umwaka uhaye undi, ayo mapica y'urukozasoni agenda yisubiramo kugeza ubwo umutima nama ya nyirakabari utagikabakabwa. Amarira y'umubabaro w'abana n'amajwi y'intimba z'umugore nta kindi bikora usibye kongera ubutunzi bw'abenzi b'inzoga. Mbega abana bararira, umubyeyi akarira, nyirakabari wakagenza ati, reka nihutire hano hepfo. Itegereza abasore bacu. Itegereze iki? Itegereze abasore bacu. Ubu ndi kwandika ibiteye umutima wanjye kubabara. Iyi ni Madamu White. Baziyimije imbaraga yabo y'ubushake. Imitsi yabo yumva yacitse intege bitewe n'ubushobozi bwabo bwacogoye. Nta toto rikirangwa mu maso habo. Abagiye kuzinywa bakiri bato taki, kandi yazimije ubutaraga n'umucyo wayo. Vino banyoye yacogoje ubushobozi bwo kwibuka. Basa n'abantu bageze mu zabukuru. Ubwonko bwabo ntibukigira umusaruro ukungahaye. Basa n'abantu usanga afite imyaka 25 ukagira ngo afite 50. Ishusho yaragenje ite? Mu maso harabaye iminkanyanya, imyenda yaramushwanyukiyeho. Muranyumva neza? Uko niko Satani ahaka. Yarakomeje ati,
utubari twuzuye hose mu migi n'ibirorero. Utubari ngo twuzuye hehe? Umugenzi yinjira mu kabari afite ubwenge bwose. Iyo umuntu agiye mu kabari wajya agenda yemye, afite iki? Agenda yemye, ariko mwitegereze igihe asohotsemo. Umucyo wo mu maso be wawashize, agenda adandabirana, agenda ateraganwa hirya no hino nk'ubwato buri mu nyanja. Ubushobozi bwe bwo gutekereza bugwikinya, ishusho y'Imana ikarimbuka muri we. Ikinyobwa kiroga gihindura umuntu umusazi, cyamushyizeho ikimenyetso umubiri n'umutima biri mu bata adashobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Nyirakarabari yahaye mugenzi w'agacupa, maze bitewe n'inzoga yuzura urugomo n'ubwicanyi, kandi mu busazi bwe abakoze icyaha cy'ubwicanyi. Kugeza igihe asara no kwicana akaba yageza ate? Bamujyana mu rukiko, mwumve, wa wundi wishe bakamujyana hehe? Bwo mu isi. Maze abatanze uburenganzira bwo gucuruza inzoga bagahangana n'ingaruka z'igikorwa cyabo. Batanze uburenganzira bwemewe n'amategeko bwo guha uwo muntu wari ufite ubwenge bwuzuye ikirahuri cy'inzoga cyamuhinduye umusazi, nyamara noneho bakaba ubu bagiye kumwohereza muri gereza no kumuhanira urugomo rwe. Umugore we n'abana bagasigara mu butindi n'ubuhanya, bakaba umutwaro kuri rubanda. Bakabiki umuntu akabura umubiri n'umutima, akava mu isi nta byiringiro afite byo kuzabona n'ijuru. Akabura isi, akabura n'iki? Mbega Satani ngo arahemba nabi.